Haleluya, haleluya. Turabashuje bene data abakunzi ba Anaweza TV. Tubifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza dushimira Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana abaho umugisha mugubwe neza muri byose. Fate rero Bibiliya zanyu tujye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Tugushimiye umwanya mwiza w'umugisha uduhaye mwami kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Tugushimiye urukundo dukunda n'uburinzi bwawe bukomeje kuba ku buzima bwacu. Yewe n'abakunzi ba Anaweza TV mwami. Twese uduha umugisha, imitima yacu tuyisutse imbere yawe kugira ngo ugirire neza ubugingo bwacu, tukugirireho umugisha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, wite ku cyifuzo cya buri umwe wese muri twe Mana. Ganza utegeke Mwuka Wera, turakwiyeguriye muri uyu mwanya kugira ngo ukore iby'ubutwari hagati muri twe. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Reka rero twese dufate Bibiliya zacu kuko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Kandi birakwiriye ko tuganira buri umwe wese akurikira ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ryiza rivuga ngo dushishikarire gushaka ibyo umwami ashima. Haleluya. Muri iyi minsi bene data dushishikarire gushaka ibyo umwami ashima. Mu byo ukora byose mu buzima bwawe, mu byo ugerageza kujyamo muri iyi minsi, dushishikarire gushaka ibyo umwami wacu ashima. Dushyireho imbaraga. Iyo ijambo gushaka ni ukuvuga ngo utarabona ikintu ubushaka. Haleluya. Dushishikarire rero gushaka uyu munsi ushake, ubyuka ushake, mu kazi ushake, mu rugo ushake, ahantu hose ushake ibyo umwami ashima. Dushishikarire, ni ukuvuga dushyireho umwete gushaka ibyo umwami ashima. Iki ni igihe cyo gushaka ibyo umwami ashima bene data. Muri ibi bihe bikomeye bitandukanye biri kuri iyi si, bibaye byinshi, ni igihe cyo gushaka ibyo umwami ashima. Dushishikarire rero, dushyireho umwete, dushyireho imbaraga gushaka ibyo umwami ashima. Haleluya. Areka duhite tujya mu ijambo ry'Imana rero riri hano mu gitabo cy'Abaefeso, ibice byaho 5 guhera ku murongo wa mbere turaza kugeza ku murongo wa 10. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira ku bituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ariko gusambana n'ibyonona byose no kurarikira ntibikavugwe rwose muri mwe nk'uko bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, cyangwa amagambo y'ubupfu, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye. Ahubwo mushime Imana, kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira ari usenga ibigirwamana. Ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu ubohesha amagambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu. Nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka ko tugenda tukajya no mu gitabo cya Yesaya, banze dusome ijambo ry'Imana tuze kuganirira rimwe. Yesaya ibice 55 umurongo wa 5 guhera ku murongo waho wa 6. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu koko izamubabarira rwose pe. Haleluya. Bene data dusomye amagambo meza y'Imana. Twavuze ngo ijambo ryacu ry'uyu munsi riravuga ngo dushishikarire gushaka ibyo umwami ashima. Dushishikazwe
mu buzima bwacu no gushaka iby'umwami wacu ashima. Haleluya, haleluya. Iyi ni iminsi bene data yo kugerageza kwisuzuma no kugerageza kugendera mu nzira z'Imana, dushaka iby'umwami wacu ashima, dushaka ibimuhesha icyubahiro n'ibishyira hejuru izina rye. Iki ni igihe cyo kuzibukira no kureka ibidatunganye. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye haba ari hano mu Baefeso, haba ari muri Yesaya, riradukangurira gushaka iby'umwami ashima, riradukangurira kwitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo, riradukangurira gukora ibihesha umwami wacu icyubahiro. Yatubwiye mu ijambo rye, yavuze ingeso zigaragaza abagendera mu mwijima, yavuze uburyo dukwiriye kwitandukanya n'ibintu bidakwiriye, kwitandukanya n'ibya kamere, n'iby'ingeso mbi, n'ibiteye isoni, n'ibitukisha izina ry'umwami wacu uko byaba bingana kose. Iki ni igihe data ashaka ko tugendera mu nzira ze dutunganye. Haleluya. Mu gihe isi yuzuye amaganya n'amarira n'ibiteye ubwoba, wowe shyiraho umuhati wo gushaka iby'umwami ashima. Mu kazi kawe ugende wagambiriye ngo uyu munsi ndagerageza gukora iby'umwami ashima mu kazi kanjye, uyu munsi ndagerageza gukiranuka. Mu rugo rwawe, uhereye mu bakozi, mu bana, mu rugo, ugambirire ngo uyu munsi ndakora iby'umwami ashima, ndaba intangarugero mu byo ngerageza gukora. Mu nzu y'Imana uba intangarugero mu byo ukora. Mbega muri make dushakashake iby'umwami ashima. Uyu munsi ukore kimwe, ejo ukora ikindi, ejo bundi ikindi. Gushaka ni ugushaka kandi ugahora ushakashaka. Fata umugambi mwene data wo gushishikarira gukora iby'umwami ashima n'iby'umwami ashaka, nibwo uzagendana n'Imana ikwishimira. Witandukanye n'amagambo ateye isoni, witandukanye no kwivanga n'abakora ibyangwa n'Uwiteka. Ahubwo nibiba ngombwa ubakuruze ubugwaneza, ubahugure, ubaganirize, ubagarure mu nzira ihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Muri iyi minsi gambirira gukora iby'umwami ashima n'iby'umwami ashaka, ibimuhesha icyubahiro. Mu bucuruzi bwawe gerageza gukiranuka uhesha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Itandukanye n'ikibi n'igisa nacyo, shaka iby'umwami wawe ashima. Ijambo ry'Imana ryatubwiye hano muri Yesaya ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, nareke ibyaha bye, nakarabe, nashake ineza y'Imana, ngo Imana izamubabarira. Ni Imana y'ibambe, ni Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Mwene data, iyi ni iminsi yo gushaka iby'umwami ashima. Haleluya. Birakwiriye ko dushyiraho imbaraga, birakwiriye ko dutera intambwe. Imana yaduhaye natwe ubwenge kugira ngo tujye duhitamo neza. Haleluya. Ni byiza ko ubyuka ukisuzuma. Erega Imana iratuganiriza bene data, Imana iratuvugisha. Nta muntu n'umwe Imana itaganiriza. Haleluya. Nta muntu n'umwe Imana itagenderera. Byajwi ryo mu mutima umva ari kongorera ngo ariko iki wakoze ntabwo ari cyiza, ariko ahangaha wabeshya, ariko aha wari kubikora gutya, ariko uyu ukuganirije ukuvugishije wagombaga kumusubiza gutya, ariko uyu ugusabye ikintu wagombaga kumukorera. Ni ijwi ry'Imana rishaka uzibukira, rishaka kureka ikibi, rishaka ko uhindukira, rishaka kuca bugufi. Haleluya. Imana yacu muri iyi minsi irashaka ko dutungana, irashaka ko dukora ibishimwa n'Imana, bishimwa nayo, bihesha icyubahiro umwami wacu. Muri iyi minsi mwene data, shyiraho imbaraga, fata ingamba zo gukora iby'umwami wawe ashima. Gira ibyo utera umugongo, ibidafite umumaro bitera umugongo. Haleluya. Ibidahesha Imana icyubahiro bitera umugongo. Ibigushyirayo umwami wawe, gukurayo umwami wawe, byange, ubizibukire, ubihunge, kugira ngo ubashe kugendera mu nzira nziza z'Imana. Haleluya. Bene data, buri muntu wese muri twebwe azimurikira imirimo imbere y'Imana. Umwe wese azimurikira imirimo imbere y'Imana. Niyo mpamvu rero udakwiriye gutwarwa n'agatsiko k'abantu. Niyo mpamvu udakwiriye gutwarwa n'inshuti zidakora ibyiza. Niyo mpamvu udakwiriye gutwarwa n'umuntu uwo ari we wese ukujyana mu nzira zitubahisha Imana, cyangwa ngo hagire inyungu ikujyana kure y'Imana. Mu byo ugerageza gukora mu kazi kawe, ibyo ubona bigushyira kure y'Imana bizibukire, kuko igihe kizagera ibi byose tubisige. Ibi byose tuzabisiga, ibi dushakisha, ibi twirundanirizaho. Haleluya. Igihe kiragera umuntu akabisiga, ntaho tuzabijyana bene data. Tubishake mu mahoro no mu bugwaneza no mu gukiranuka, ariko ntitwemere ikintu icyo ari cyo cyose kidushyira kure y'Imana. Haleluya.
iyi rero ni devoir ya buri muntu wese muri twebwe. Buri muntu afite inshingano muri iyi minsi zo kwisuzuma no gushishikarira cyane buri munsi gukora ibyo umwami ashima. Ubishake, ubishyireho umutima, ubishyireho imbaraga, ubishyireho ubushake, utere intambwe nawe azagushoboza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nidutera intambwe imwe ngo 99 nize azagushoboza. Nuramuka nawe ufashe ingamba, azareba kugambirira kwawe, azareba kwiyemeza kwawe, azareba guhitamo kwawe, nawe azakugirira neza. Haleluya. Nitumara gushishikarira rero gushaka ibyo umwami ashima, tukagendera mu nzira ze dutunganye, duhawe imbaraga nawe. Erega niwe uduha imbaraga, niwe udushoboza. Haleluya. Wakubeshya yakubwira ngo arabishobora. Twese duhora dushishikarira no gutera intambwe no kwisuzuma, ukicara ukavuga uti iki nakishe, aho nabinaniwe, aha nagerageje. Buri munsi yusaba Imana imbaraga. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bafilipi 12 ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Erega ntacyo tubasha gukora ku bwacu mwene data, ntacyo twashobora ku bwacu. Byose ni Kristo uduha imbaraga, ni Kristo udushoboza. Byukira imbere umubwire ngo Kristo umwami, uyu munsi mpa imbaraga zo kugendera imbere yawe ntunganye. Haleluya. Mubwira uti uyu munsi mpa imbaraga zo kuvuga amagambo akwiriye, mu kanwa kanjye havemo amagambo ahesha izina ryawe icyubahiro. Abo ndi bubane nabo, abo ndi buhure nabo bambone mu Imana. Haleluya. Buri gikorwa nkora gishyire hejuru izina ryawe, ibyo bimusabira imbaraga, ibyo bimusabire ubushobozi, kuko muri twebwe nta cyiza kirimo. Muri kamere yacu nta cyiza. Yesu ashimwe cyane. Muri kamere yacu nta cyiza kibamo. Habamo kwikunda, habamo kwirebaho, habamo gushaka ibitunezeza. Ngo ibyo umwuka ashaka ntabwo ari byo kamere yacu ishaka. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abagalatiya. Haleluya. Ibyo umwuka ashaka ko dukora ntabwo ari byo kamere yacu irarikira. Kamere yacu irarikira ibitunezeza, ibihabanye n'umwuka. Rero nshuti yanje, ni wowe kuza guhitamo icyo ukuriye gukora. Niba ugiye kubaho unezeza kamere yawe, Imana ikaba kure, cyangwa niba ugiye kubaho unezeza umwuka wera ugakora ibyo ashaka, Imana ikakwishimira. Ni uguhitamo, ni urugamba. Ni wowe wo guhitamo ugiye kuba mu mwanya, ugiye kukurwanirira ninde. Se no umubiri wawe, ni kamere yawe, nibyo urarikiye, cyangwa ugiye kwiyegurira Imana ikurwanirire kugira ngo umwuka wera aneshereze muri wowe. Haleluya. Hitamo neza nshuti yanje. Iki ni igihe cyo gutunganya ibidatunganye. Haleluya. Kugira ngo numara gutunganya ibidatunganye ubashe gusenga, ubashe gutakambira Imana, ubashe kuririra Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo amasengesho y'abanyabyaha Imana iyanga urunuka. Amasengesho y'abanyabyaha Imana iyanga urunuka. Rero birakwiriye ko twihana, tukisuzuma, tugasaba Imana imbaraga, kandi tukabishishikarira gushaka ibyo umwami ashima, kugira ngo umwami Imana atuboneho gukiranuka, duheshwa n'amaraso ya Yesu, duheshwa n'ukuboko kwiza kw'Imana. Uko ubyukiye imbere y'Imana, uko wegera Imana, uko usoma ijambo ryayo, uko usenga, uko ubigambirira, niko ugenda uhindurwa muri wowe ukagira kamere y'ubumana. Biva hehe? Biva kugushishikarira kubishaka, biva kubigambirira, biva kubikunda no kubyiyemeza yuko ugiye gushaka iby'Imana ishima. Uko rero ubishyira mu mwete, niko Imana igenda iguhindura, niko igenda ihindura kimwe, niko igenda ukuraho ingeso mbi, niko igenda ihindura amagambo wavugaga, niko igenda ihindura rimwe na rimwe ikagukuraho n'inshuti zitari nziza zakujyanaga mu nzira nziza. Kubera iki? Ni iguha imbaraga, ni ituneshereza, ni idushoboza ibyo tutabasha gushobora. Yisaberera imbaraga, ubigambirire, hanyuma Imana nibona uwo mwete izagenda igushyigikira. Haleluya, haleluya. Niumara rero kugaragara imbere y'Imana, ugerageza gushaka gutungana, umwami Imana azajya yumva gusenga kwawe. Kugira ngo isengesho ryawe rigere imbere y'Imana, nuko ubanza gutunganya ibidatunganye, nuko uzibukira ugakura ibishimwa mu bigawa, ugatungana, Imana ikamenya uruhande urimo. Hanyuma rero numara kunezeza Imana, utangira utakambira Imana, uyibwira ibyifuzo byawe, uyibwira ibikugoye, uyitabaze. Iki ni igihe cyo gutabaza Imana. Dore isi irarushe, isi irababaye, abantu bose barababaye. Nshuti yanje, wowe nanjye birakwiriye ko duhagarara tugatakambira Imana. Ahari aho Imana izatabara isi yose kubera wowe nanjye.
Haleluya. Birashoboka ko ari wowe Imana izanyuzamo ubutabazi, ariko banza utungane, ugendera imbere y'Imana uyihesheje icyubahiro, nayo izagushoboza yumve gusenga kwawe. Dufatane urunana, duhamagare Imana, tuyitabaze kubw'iki cyorezo, tuyitabaze kubw'amakuba n'ibyago byuzuye muri iyi si yacu. Dushakishe uko nezeza umwami wacu, tubishishikariye, tubishyiremo umwete, hanyuma kandi dufate ingamba zo kwegera Imana umunsi ku wundi, umwanya ku wundi. Uko ubonye umwanya ntupfushe ubusa, shaka Imana no gukiranuka kwayo, nayo izagushoboza. Haleluya. Nshuti yanjye, iri jambo rikubera impamba n'inkomezi muri iyi minsi. Dushishikarire gushaka iby'umwami ashima. Iki ni igihe cyo kuzibukira ibidafite umumaro, tugashishikarira gushaka iby'umwami ashima kugira ngo tumuheshe icyubahiro, nawe azatugirira neza. Umwami Imana rero abaha umugisha bene data. Iri jambo tuba turisomye mu ncamake twihuta, jya ufata umwanya wongera usome ijambo ry'Imana. Twasomye muri Yesaya, twasomye mu Baefeso, uze gushaka umwanya wongere usome ijambo ry'Imana. Haleluya. Twasomye hano muri Yesaya ibice 55 guhera ku murongo wa 6 n'uwa 7, aho ngaho uhasome. Twasomye mu Baefeso ibice 5 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 10. Usome neza ijambo ry'Imana, urisubiremo, umwuka wera kuganirize, Imana ibane nawe, Imana iguhishurira ibihishwe, ibirenze ibyo ngewe nkuganirije, kubera yuko n'umwanya ntubari muremure, ariko birakwiriye ko wowe ukoresha umwanya muremure ugasoma ijambo ry'Imana kandi ukarisubiramo, ukanarisengeramo kugira ngo Imana ikurwaniye kandi gushoboze. Haleluya. Umwami Imana rero abaha umugisha abakunzi bacu ba Naweza TV. Dushishikaze n'abandi gushaka iby'umwami ashima, nawe azatugwanirira uru rugamba turiho n'izi ntambara, ariko natwe dushishikare gushaka ibyo ashima. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Reka mbasabire umugisha w'Imana Data mu izina rya Yesu. Imana yacu ikomeye kandi igira neza, vuza amagambo yawe uko yashyize ku mutima wanjye mwami Imana. Binyuma y'ijambo ryawe rero uganiriza imitima y'ubwoko bwawe, ubashoboze kuzibukira no gukora ibishimwa nawe. Data uduhe imbaraga, kuko ku bwacu ntitujya tubishobora. Ibyo kamere zacu zirarikira si iby'umwuka ashaka mwami. Dushoboze kugendera mu nzira zawe no gukora iby'umwuka ashaka. Duhe imbaraga zo kunesha mwami. Ku bwacu twabonye ko tutabishobora, ariko dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Rero ubwoko bwawe bugirire neza, abari bananiwe kugendera mu nzira zawe ongera ubashoboze. Ongera mwami Imana ukangura imitima y'abakurikiye Naweza TV bose muri uyu mwanya, kugira ngo tubashe gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka bihesha izina ryawe icyubahiro mwami, kugira ngo natwe tuzagororerwe, natwe mwami Imana tuzahabwa ingororano y'abanesheje. Duhe kunesha rero, ubwoko bwawe bushoboze, umwe wese afata ingamba mu mutima we, kandi iri jambo mwami rimubera inkomanga, rikomanga umutima we, ahindukire kandi ave mu bidatunganye. Izina ryawe nirishimwe mwami, kandi urengera abo bose barengana bari rubahoze, kuko uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi hejuru y'ibintu byose. Icyubahiro ni cyawe Data mwiza, mu izina rya Yesu, amen. Abakunzi bacu rero muhabwe umugisha, komeze gukurikirana Naweza TV, komeze gukora subscribe abatarayikoze, kandi mujye mugira umwete wo gusharinga ijambo ry'Imana. Shalom shalom.